nshuti ubwo tugiye kugenda duhera hejuru gake gake tugenda tujya ku bintu binini byagiye biba. Ni igitaramo cyatangiye abantu ubona ari benshi bari kugenda bitabira, ariko ugasanga abantu benshi ku bwinshi barimo baragenda ari abafana ba Bruce Melody. Nawe niko wabibonye? Oya. Sinibaza kuko abafana benshi binjiraga ntago babaga banditseho baje gufana. Sibyo se? Ntago bari abenshi byari byanditseho ufite akadarapo, ufite umwenda, ufite ubwo harabaga bashushanyijeho gutya. Reka mbigusaba ni kwa kundi ni nka kwa kundi n'ibyo nakubwaga bari bashatse kubigira nka bimwe bya Peri na Rayon. Uzareba iteka ryose iyo Peri igiye gukina na Rayon ntacyo bari batagenda, ni ibintu byose baba bifite. Ahubwo ko bitero bakigera mu kibuga bajya gutangira match igitego cyaba bakibatsinze kare. Ndagira ngo amarangamutima yawe ntazi kugutwara. Ntaga amarangamutima biriya nyine n'ugufana. Biriya hari ukuntu abafana nyine bagira izabo. Uko ufana siko mfana. Sibyo se? Nawe uri umufana cyangwa uri umusesenguzi? Ndi umusesenguzi nawe ndi umwinfluencer. None ko navuze ngo The Ben ngo yarize ugatangira gusa nk'urakaye mu nibajijwe ngo arijijwe n'iki? Nicyo nasobanuje ntabwo nageze ndakazwa nuko yarize. Ariko The Ben ariko nubwo nanone hari mfite impamvu zishobora gutuma wenda ndakara nta wamenya. Nshobora kwibaza umuntu w'umugabo wundi arira ati ibyishimo byawe kubita urira uturi umuntu w'umugabo. Sekamayo emotion oya. Emotion ni iz'abagore zirahari. Umuntu wese utekereza neza cyangwa umuntu ufite ubuziranenge, ubuse umuntu agira ubuziranenge afite ubuzima buzira umuze, agira amarangamutima yaba meza cyangwa mabi mu gihe gikwiye. Ubwo rero na The Ben nuko byagenze, ariko nk'abantu twagiye dukurikirana hafi igitaramo cya The Ben, ngo The Ben niwe muntu waririmbye nyuma y'abandi bose nka nyiri igitaramo. Sibyo se? Ni iyihe shusho wabonye ku rubyiniro rw'abahanzi babanje? Ubwo ndavuga Bruce Melody ataraza na The Ben ataraza. Haririmbye ba Diezdora, haririmbye ba Gisa Kinganzo, Binovio yaririmbye performance. Wababonye ute? Nta kibazo kinini kirimo, ariko nanone nta kirimo kindi cya danje. Nta kibazo kirimo, nta n'icya danje kirimo, baraho nyine. Bari gushaka kuzamuka tu. Bari gushaka kuzamuka kandi bagatangira gutigitira heza. Buryo umuntu utangira gutigita stage nka Benovia niba ari Benovia, agatangirira hariya kuri concert ya The Ben, birashoboka cyane. Twabonye yamano ko ariho yaziye, ariho yamenyekaniye. Bagisa Kinganzo ni backup nanone, urumva comeback bari kugenda bakora. Nabo ndumva nta bintu byinshi baranabavugaho kabisa. Sound y'u Rwanda, ubwo ndavuga mu bijyanye na sonorisation cyangwa se umuziki w'u Rwanda ku bijyanye na live, wabubonye ku ruhe rwego? Birakomeye cyane cyane, ariko ntabwo ngaruka ku baririmbyi, ndagaruka ku bacuranzi. Abacuranzi bari fresh cyane. Symphony ewana ni gutya. Symphony bararinze bro. Ugereranyije na Nigeria cyangwa wenda na Tanzania, wabumvisha ute? Bari ku rwego rwiza mani, turi ku rwego rwiza pe, so kukubeshya. Abanyarwanda kuri live bari ku rwego rwiza ewana. Rira shuri ryazigiye rya hano hepfo Kabgayi, ryazigiye rira shuri ry'umuziki ryahoze ku Nyundo kabisa. Ari tipe benshi usanga ariho banyuze, ariko baraguha live, baraguha umuziki uryoshye, uyunguruye, umeze neza kabisa. Araho nta kintu narenzaho to. Twagiye twihuse cyane, twabonye Bruce Melody mu ndirimbo za mbere yagiye aririmba, yaririmbye yitwaye gute kuri stage mbese? Tsa nk'uduta ubusesenguzi ukuntu wabonye Melody. Yaririmbye neza nk'umusitari, sibyo? Aririmba ariko simbizi wenda uko yari yabipanze, ariko yaririmbye indirimbo nyinshi bigira atangira gusarara akantu katumvikanye neza mu matwi y'abantu y'abafana be. Yatangiye neza bya hatari, araririmba neza, ari mu mwanya munini atangira gusarara. Niko kantu nabonye kuri Bruce Melody nyine kabanje kabashije gusa nk'akagenda kagoranamo kuririmba. Ikindi kintu wenda ntabwo cyo nagisobanukirwa mvuge ngo ni kiza cyane kibi, uburyo
kugira ngo umuhanzi ari imbere babanza gukina playback kugira ngo babanze bashaka amanota y'indirimbo ntabwo ari fresh ntabwo ari fresh muri macuranenga abakoze ibintu byo guplayinga indirimbo guplayinga playback ngo kugira ngo bashake amanota sinzi nari ubuswa cyangwa ari ubuhanga nta nubwo nabisobanukiwe ariko wenda bifite igisobanuro buriya bifite igisobanuro ngiye nazi wenda nzakimenya ninyimenya nzakibabwira aho kari akantu nabonaga katari fresh kubanza gukina playback kugira ngo abacuranzi bumva amanota y'indirimbo yawe ushaka kuririmbira ntabwo ari fresh. Ni ikihe kintu wabonye kidasanzwe Bruce Melody yakoze kigatuma yikururira abafana ku buryo na The Ben yatangiye kuririmba abafana bakigendera? Ntabwo bigeze bigendera bro, ntabwo bigeze bigendera. Nyine ndakubwira ikintu kidasanzwe Bruce Melody yakoze ntacyo kuko abantu bagiye kandi n'impamvu bagiye n'abafana be nyine bagiye kuko na The Ben yabanza mbere abe bari kwigendera wenda batashakaga melody si ikintu cyumvikana se ntago abafana rero ba The Ben bagiye hagiye aba Bruce Melody kuko yari amaze kuririmba aba The Ben barasigara ko bashakaga kureba muziki sibyo oya nta nubwo bagiye kubera impamvu yuko badashaka The Ben ahubwo bagiye kubera ko hari hashize iminsi mikuru abantu bari bananiwe kandi The Ben yaririmbye mu masaha akuze mu masaha asatira hafi mu gitondo urumva ko yari amasaha akuze abantu bahagaze bategereje abafite rero abumvaga bananiwe bahise bitahira. Yego nabyo birashoboka nyine ko bari bananiwe turumva ari amasaha ya 9 n'amasaha sinzi n'amasaha y'umurengera n'amasaha y'umurengera batinze mu kuntu nako ndakarine kaba kagomba gukosorwa nkibaza ngo yaba atari abastari bakoresheje ira concert cyari ikindi kintu cyabaye simabyo ko hari umuntu wari gusigaramo wari kugeza ari amasaha icyo nyine kikwereka umustari cyari cyo to nicyo kikwereka umustari cyari cyo. Ubushize tuza waravuze uti buriya ngiye nshatse collabo n'umuntu bita Jose Chameleone ngo nayibona tubwire waca muzihenze ariko Jose Chameleone wamubona ko collabo nari bicyambere n'amafaranga bro ninde so gutabona biciye muzihenzira nyine inzira z'umuziki to mu nzira za nyine sobanurira mu ruganda rwa muzika nk'umuntu ugeze kuri iki kiganiro akabibona bwa mbere mu nzira z'umuziki wamusobanurira ku buryo ahita abibona n'ingizi guhuza na Chameleone baba bafite mama ibintu bya dance ku buryo nyine biba birenze nk'umustar step by step nta step man ntago ari uvuga ngo nukurira gutya ngo bizagura gutya none se reka ngubaze sitiri mu gihugu cy'u Rwanda nkangiye nshaka kuhura nawe ndaguhamagara cyangwa nkakwandikira yego nabo rero bafite izo platform ushobora kubandikiraho to mugaciringa ukababwira ni aya ngaya n'ubundi mugaciringa ibiciro mugakorana ibintu bisanzwe se abantu bavuze bati ni wowe wafungishije Taikundi Ndahiro byaba ari byo muhora iki bayasobanurira abantu niba ari wowe cyangwa niba atari wowe niba ari byo cyatari byo Taikundi ewana ahari arabizi ndarengana ewe naga ari nge meze ningiye wamufungishije gute nyine niko abantu bari kuvuga ni na hari umuntu wabinyongoreye nanjye bakanumvishe hari umuntu uvuze ngo yibye telefone ngo yibye baramufunga ese ubwo iribye nabyo tubigendera Taikundi n'umuntu wo kwiba telefone hari aka video ke nabonye basa nkaho ari kurwana bari kumukurura amapantaro nyine ababonsa to nyine nk'ijisho bari kubarwanya ariko rero amutipe nawe akamuhagurukira hari banza yakoze ibifuti bya nta kigenda gusa ngenda arengana naho nigeye rigeze murira naho video ngo niwe wayifasha ariko ira video se bari kumbeshyira naga ari nje mani bari kumbeshyira nayo nayibonye icaracara gutyo atagira umuntu uza kungurukana ngo ninge bamutaye ibishanga kare video naga ari nje wayifasha ariko ikigaragara cyo nuko umukobori yari yarisomye kandi yari ari kwiyenza byatari ko nabonye se ari kubyina nyuma haza kubona bari kumuterura cyane nyine urumva we yashatse kuzanamo ibintu nakwita ngo bitagize gute se bidahura urumva kuzana niba ari umu influencer gushaka kuzana ibintu by'inoza ku bari mu kazi kabo nyine by'ubustari ku bantu bari mu kazi kabo kandi bitabareba ndumva neza nyine atari akantu ka bari sawa niyo mpamvu rero bamwigije yo muri ubwo buryo nyine yagendaga yarari kubivangavanga tumaze iminsi tubona abastari bagiye batandukanye yaba influencer cyangwa
n'abanyamakuru ndetse n'abahanzi bakomeje kugenda bafungwa. Ni ikihe kintu ubona kiri guteza ifungwa ry'aba bantu? Ni ukurenga umurongo, ni ukurenga umurongo w'amategeko, niko navuga. Ntabwo ari gukurikiza amategeko y'igihugu. Nicyo cyonyine kiri gutuma babamanika. Jihad ubusa ari kunira n'umunwa yari afite. Ese dynamic bimeze bite? Dynamic nkawe mw'influencer bakabaye baguha akazi ukaba wicaye mu mwanya wa Jihad. Reka ndarengana. Ndarengana hari aho ntabwo amashaka. Ubundi se ubundi uri kwikoraho nyuma ya Jihad man. Ari gukoraho witwa Emmy Kabaka nabonye atangaho ibiganiro n'abandi ariko nawe ushaka ku-influencinga wababwira uti nanjye ndi tayari kandi ntabwo ndi tayari uzanshaka zamamagare nzamwitaba ariko ntabwo ndiyo kujya gusaba akazi mfite kabisa. Kandi murabizi mwese bagiye bambwira ngo abagiye bamakazi murabizi ko byananiranye to byarananiranye mbese rero urumva niba ntabwo nshobotse ku bigendanye n'akazi ka bino kabisa biragoye. Iyaba wenda ngakeneye buso ngo nejo nahita mbyuka ngajya mu kazi. Nabyuka ngajya mu kazi sinabura rwose ahantu bita njya gutwika hanarinze ariko wapi ntago ndabikenera cyane, ntago ndabisabwa. Ntago nabisabwa. Ubona uri nk'umunyamategeko, ubona Tycoon Ndahiro biri bugende bite muri uko gufungwa kwe? Karabara gafungura ka Tycoon bamba bari bugafungure nuko nta bya birenze. Hari ababa bari kukikiza nyine bari kugakora mu nzira ukava n'ubugambo mu nzira bagende bebe bagatsimbye ibintu bive mu nzira birangire no kugatsimba bari bukarekure. Ndumva nta cyaha cya danje yakoze nyine uretse gutera akaduruvayi, kandi gutera akaduruvayi ndumva atari icyaha cya danje cyatuma umuntu umuhezamo hari yahiriye wapi. Buriya baragenda bamwicaze mwamukosore bamugorere nk'iminsi 2-3 bamwogoshe buriya budirede araza yisubiyeho. Ndatekereza nta cyaha cya danje yakoze Tycoon, ntacyo kabisa. Ndabishyize urabeshya nese bagufunga baguhora ubusa nyine ni twatuntu nawe ngubu nawe ushobora kugenda ara ku muhanda ugasanga uri gutera akajagari bakaba bagiye kugutsimba imihanda. Akajagari njya ntera nyine byo mubwira buriya Tycoon yateye akajagari nicyo cyatumye nyine gusinda mu ruhame. Icyo ni icyaha gusinda mani, gusinda mu ruhame urabizi ko ari icyaha. Rero icyo gihe bibaye ubona wasinze aba ari icyaha. Gusinda ubundi igipimo cyo gusinda ni ikihe kuri wowe Imana? Nyine urumva iyo byageze n'ubu ngubu bashobora kukureba bakabona ntiwasinze ariko wasinze. Ariko iyo wasinze noneho mu ruhame biba ari icyaha buriya. Nyine umusinzi agaragara ati ni wa wundi ugenda ugwa se n'uwayinyweye nyine ikamurenga ariko ntibigaragare nawe ari umusinzi. Banagupimye hari utwuma abapolisi bagira turano tw'abatwara imodoka nge nta modoka ngira nyine ariko n'ubundi uteje rwa serera bakagupima bagasanga wasinze, icyo bari icyaha. Ntabwo mbizi ubwo wabona nawe ari icyo ari kuzira nyine gutera akaduruvayo. Urumva n'ubundi yateje akaduruvayo kandi wenda yari yanasinze yanyweye ibiyobyabwenge. Dore ko aba influencer musigaye munywanga ibiyobyabwenge bande wewe suri iki? Ngewe ndi umuhosta abo nta mugani wakanyombya ngo abo niko ibyo bintu kuntu rero biba bimeze biranyobwa ariko ababinywa sinzi nge ntabyo nywa ntabwo mbizi. Akabinywa barabinywa nta n'utabinywa ibiyobyabwenge ntabwo ari influencer gusa. Mu madini urabizi ko ba Patrick basigaye babinywa bariya ni ba Patrick ndi barabaririmbyi ubushize twaganiraga basigaye babinywa nabo muri mu churches. Patrick Nganzo banywa ibiburi banywa ibiyoga banywa ibitindagasani byose bibaho babisanya na bari abakoboyi bandi b'i Kigali. Ako ngo Patrick Nganzo ngo mufitanye amakimbirane atashobora kurangira. Kare oye nta makimbirane yandi mfitaho ninjye uyamufiteho kubera urumogi nyine rero asigaye amarwinshi. Patrick mwari mwahura? Ntago niramuha umwanya wanjye mara nyine wari waca nko mu nzira mugahahura cyane rwose naramubona kenshi. Mwari mwaganira wapi? None kubera iki wakoze ikiganiro ukamwibasira? Nuko mani uziko kira kiganiro se cyari gikwiye ni gute umuntu yari umugabo akababaye ndeke kubisubiramo. Wishyura bisubiramo ntago mbisubira ni gute yari umugabo akababaye wongera mbariza uriya mugabo cyangwa uriya mujene ibintu yavuze yabisubiramo. Wohise nyine
Patrick Nganzo ye yambwiye ati genda urebe uriya mujene umumbarize n'ibintu yavuze yabisubiramo. Uretse no kubisubira niyo naceceka gusa niyo naceceka agahagarara ari akabaza ubwe yakwisubiza ntago nakwirirwa musubiza. Patrick Nganzo ni umuntu munini, ni munini ariko ni munini mu bibi gusa ntago akiri mwiza mani, ni munini mu bibi ntago akiri munini mu byiza. Yabaye munini mu byiza bivamo birarangira tu ngo bari kubiba munini mu bibi ari kugenda bivangavanga kabisa. Hagati y'impande zombi The Ben ndetse na Bruce Melody ni uruhe ruhande uhagazeho? Buriya mwana tujye tubyemera, umuntu mukuru aba ari mukuru bro, ni ukuri. Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi tu. Melody ni umuhanzi mwiza nemera pe, ariko uko yagira kose ni mukuru pe, ahagarariye igihugu, ni umuhanzi mukuru mu gihugu kuko na The Ben ari uko. Ariko The Ben ni mukuru we byonyine, ndumva ako konyine kuba ari mukuru we, ari mu myaka, ari mu muziki, byanga bikunde ni mukuru kuri ku mpande zose turi mukuru. Ninde 001? Mani biriya bya 001 ni imibare bo bikireye tu. Ibyo bya 001 ariko nyine hari impande ebyiri zinabihanganiye. Ni The Ben nyine. The Ben ni we 001. Abafana ntabwo bari gutera amabuye ko ushobora kuba wabereye. Aba bafana se barangaburira cyangwa The Ben arabagabura cya Melody? Ariko hano ntabwo turi kureba ko baba bakugaburira, ahubwo turi kureba ubw'influencer bwawe, ubwenge buriho. Niba koko reka bibasubize nari The Ben ni umuhanzi mukuru, Melody ni umuhanzi mukuru. Mu bukuru bwabo hari umukuru kurutundi. Umukuru kurutundi rero navuze ngo habe mu myaka The Ben aruta Melody, habe mu muziki aruta Melody. Ubwo ni mu bikorwa aruta Melody. Ni mukuru nyine, ni mukuru kuri Melody tu. Si ibintu byumvikana se kari ni nako kuri. Ubu narinde wundi ushobora kuzakora ibintu nk'ibyo The Ben yakoze? The Ben rero yaje muri noza nziza, muri generation nziza. Sibyo ko nyine mu Rwanda si byana ntibihari birenze, yaje mu bikubita kakahava nka byande bino bya Kevin Kade, bya Chris Easy, bya Yampano, bya Dora, bira byose ni ibigome. Byo noneho bije nabi, kubita hit imwe pa, kubita ebyiri pa. Sasa bameze neza se? Ariko Chris Easy ntabwo bigeze bamuha umwanya ngo na performing. Simbi. Ura byatewe n'iki? Abona nawe hari ukuntu badahoza neza. Byatewe n'urwango. Abona ntago ari urwango, buriya ni impamvu ze tu. Ushobora gusanga ari impamvu ze bwite. Ntabwo bavuga ngo ni urwango cyangwa n'iki, kuko Chris Easy nta matiku menshi ajyamo nawe urabizi. Chris Easy ni umuntu uba wipuye, tumubona yikubitiye hit hanze, tukongera yikubitiye hit hanze, tukamubona ya directinze iki video runaka. Nizo yiberamo rwose, nta ari beef muzimo se? Nta beef muziho, ariko kuba atagaragaye mu gitaramo nka kiri yari umuhanzi wagerageje batagaragayemo ni benshi tu. Nk'abahe batagaragayemo benshi bakoze. Man. So Dani Nanone twababonye. Dani Nanone ntawe nabonye. Yarakoze nese urabizi. Yakoze indirimbo zingaha mu mwaka ushize? Afisha. Zirenze ebyiri. N'ubundi ubwo buri ebyiri se zonyine, ntabwo yakoze hit ziri munsi yenye Dani. Ntabwo yigeze akora hit ziri munsi yenye. Kandi ukuri nawe urakuzi. Ntabwo Dani yigeze akora hit nyine zimbwire, umbwire iyi, umbwire niyi. Hari yitwa Amanota. Seyo? Yego. Hari ugamanota tugereranyije yakozemo ebyiri. Uretse gato n'amanota, reka nziririmbe nanjye nawe yakozemo ebyiri. Ese Amanota niri yafitanye na Chris Easy. Oya ni kera cyane, 2023. Ni na kane bro, ni na kane. Nibwo ari kuba kubite inshuro yabo bagurukanye. Gira ikintu usaba abakunzi ba Novo Empire. Yo abakunzi ba Novo Empire ni ukuri barebana nyine ni channel iri kugerageza uko ishoboye update ibintu byose iragerageza kubikorera ku gihe tu. Icyo nasaba abakunzi bawe ni bakore subscribe, bakande subscribe kugira ngo banayiteze imbere mwana, si byo se? Nibateze imbere Novo Empire bakora subscribe, bakanda subscribe, basharinga, batanga udukomenti dushobora no kwifasha kuzamuka, gukosora se. Acyambere burya dusanga kureba ibiganiro byacu, kubisharinga no gukora za subscribe, burya ziba ari nziza, bituma
cano yaguka cyane. Gira n'ikintu usaba aba international Harmony. N'ubundi nicyo n'ubundi nuko ugomeza kudusapotinga bagakanda sabu bagakanda turayike mu gihe biri ngombwa kandi na dislike bakayikanda mu gihe babona ko ibintu atari sawa bagasiga n'agakomenti munsi bakavuga ati ibi nibi ntago ari fresh. Uburyo umuntu mwiza ni ukubwira ni ukunenga kandi ushima akanenga tu kabyandika muri comment biba ari sawa cyane bituma umuntu akosora cyangwa akomereza mu buryo yari arimo. Bari ibyo ngibyo nabasaba kunze bizo mpande zose habe kuri gukana amasubscribe kugira ngo tujye dushwanya gusa tuhabe umunsi ku wundi rwose nta nkomyi. Yego nshuti bakunzi bacu rero naha dusoreje ikiganiro cyacu twizere ko cyababereye cyiza nta kintu twakoze tugamije kubabangamira icyababangamira twakibore ntabwo twagikora. Reka tubabwire ngo umwaka mushya muhire intego mwihaye umwaka uzarangire nazo mwazigezweho buriya ku isi ushobora kuba ubabaye ariko ejo ukaba wishimye niko isi bimeze. Nanjye rero reka mbabwire nti cawu nakagaruka na Risoyinka.